baranumye ngo amafaranga tujye guhahisha. Ako si ibintu ndi kwigwa mbirepeta cyangwa ni kuva ryari uri umwana waje mu gitabo kirangamo imbere. None se ubivuze ngo nagwambyaye. Ewe tata we inyamaswa nabwabwe no zigwa zigenda mu ishyamba zishakira ibyo kurya n'uri kwiga rushirwe. Ubwo nayuma nyine bigwe ngo nayuma. Nta mafaranga nifite. Hanyuma ayo mafaranga iyo nzo gwiguze iki? Kaguribwa idaheka kuka inzara. Nyine yiguze iki? Kandi urebye nawe twafata tukanayime. Naguza n'amafaranga tujya gwaha. Kwaburaye. None se n'umunsi turaburara ugutumara iki? Muri make ugiye kumbera nka nyoko kunera ankubita ku gitanda kananzirika kagira ubuhe. Ahubwo uyu munsi ndamufasha. Usibye ko na nyoko shaka kuzafatanya mwese kimwe nk'abashadawuni nk'abakunda. Warabona ukurinda bayicira mu myenda gute se? Ndori cani. Oyi, ariko se ahubwo ndibwica nyoko. Ubiyubona uri umuntu w'umugabo warambyaye rero ukuntu warambyaye ukawusa gute ubwo ntacyo nasone ubufite kabyageza amagara warabyagije nari narakubonye.